Hello my friends, uno munsi mbayazaniye ibirungo by'urukundo. Mbonera no kubasuhuza, se mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Uno munsi mbazaniye icyo bita kurunga cyangwa se kuryoshya urukundo rwawe n'uwo muri kumwe. Uwo muri kumwe ariko si uwo mwicaranye, ahubwo n'uwo muri kumwe mu rukundo. Yes, nkushishikaza ngo niba uri mushya kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Reka dutangire rero. Igihe uri kumwe n'uwo ukunda, gerageza umubwire mu ijwi ryoroheje, ndetse kenshi nujya kumubwira akantu gasekeje cyangwa se k'ibanga, ujye ukoresha kumwongorera. Ngo bituma yumva ibizonga umubiri n'itandukaniro riri hagati yawe n'abandi. Twakomeje ku cya kabiri ugomba gukorera umukobwa bigatuma yishima. Gerageza kumufata mu kiganza igihe mugendana. Ukwiye bituma yumva ko utamuri kure. Yes, niba muri kumwe mu rugendo, gerageza umufate mu kiganza kuko biramufasha cyane, bituma yumva yuko utamuri kure kandi umuhesheje ishema kuba muri kumwe, kudafite isoni zo kugendana nawe. Twakomeje kuri gatatu. Igihe yagusuye umukunzi wawe, gerageza umuhamagare mu gikoni mutegurane ifunguro. Urugero, mushobora gutegura nk'umureti cyangwa se agafiriti cyangwa se ubunyobwa, yes, n'ibindi n'ibindi. Ibi rero biramushimisha, kabone n'iyo mwateka ibiryo bitaryoshye. Gerageza umutumire mu gikoni mutegurane ifunguro. Twakomeje kane. Jya ukunda kumuha impano kenshi, ndetse wibande ku zihenze cyane rwose, kandi ujye umuha iyo atatekerezaga ko wamuha. Biba byiza guha umukobwa impano atatekerezaga. Icyo gihe biramutungura, ibyishimo bikamurenga, bikongera urukundo. Twakomeje gatanu. Kora ubushakashatsi umenye umwenda akunda mu myenda ufite, hanyuma abe ari wo ujya wambara igihe cyose muri kumwe, cyangwa se igihe cyose ugiye guhura n'uwo mukunzi wawe, ujye ugerageza ushyiremo umwenda uzi yuko akunda. Ibyo nabyo biri mu byongera urukundo, bituma yumva iteka mu maso yawe uhora ukeye, bitewe n'uko wambara ibintu akunda. Twakomeje gatandatu. Numuramutsa, jya umuhobera cyane kandi umwiyegereje, kabone n'iyo mwaba muherukana vuba. Bitavuze ngo muherukana nimugoroba hashize, cyangwa bitavuze ngo mwabonanye mu gitondo wongeye kumubona nimugoroba. Muhobere nk'aho yari amaze imyaka n'imyaniko mutabonana. Twakomeje kuri karindwi. Fata igihe umubwire mutemberane, mujye ahantu kure n'amaguru, kandi aho hantu habe hitaruye, nko ku mucanga, ku mazi, cyangwa se mu ishyamba ndetse n'ahandi. Yes, wisohokana umukunzi wawe ahantu hamwe gusa, bityo araharambirwa, bigatuma urukundo rugabanyuka. Twakomeje ku munani. Jya ukunda kumubwira ko umukunda, kandi ko ari we wenyine wifuza mu buzima bwawe bwose, kandi ubimubwire utamubeshya. Umubwize ukuri, umubwire uko wiyumva. Nabyo byongera urukundo. Twakomeje ku kirungo cya cyenda cy'urukundo. Fata akanya igihe muri kumwe, umufate ku rutugu, umurebe nawe akurebe. Mumare nk'iminota 2 mutavuga, niba na ngombwa unamusome. Wow!
hanyuma utamuteguje, umusome utamuteguje purize. Twagiye ku kirungo cya 10 cy'urukundo. Kora akantu kerekana ko umukunda, cyangwa se akantu kerekana ko mukundana igihe muri mu bantu benshi. Ibi bimuha icyizere ko umukunda kuko kubera ko ubyeretse hafi isi yose. We kuri we aba yumva yuko wabyereka isi yose, ariko niba bishoboka uzakamukorera muri mu bantu benshi, hanyuma ibyo bizamuha icyizere yuko umukunda utamubeshya. Twakomeje kuri 11. Muririmbire kabone n'iyo waba udafite ijwi ryiza, kuko we biramushimisha. We ntabwo yumva ko ari ribi, ahubwo we yumva ko ari ryiza birenze uko ubitekereza. Ujye ugerageza umutemwe akaririmbo, hanyuma kandi ako karirimbo kabe kerekeza ku rukundo, cyangwa se mo kimwe gafite icyo kabibutsa mwembi. Twakomeje ku kirungo cya 11 cy'urukundo. Mutumire aze musangire ifunguro, haba mu rugo cyangwa se muri resitora. Gerageza umutumire aze musangire, umwereke yuko iyo mutari kumwe udashobora kurya ngo bimanuke. Nawe bizamushimisha, yumve ko ari uw'agaciro kuri wowe, yumve yuko umuhoza ku mutima. Twakomeje kuri 12. Twakomeje ikirungo cya 13 kiravuga ngo mufata akaboko umurebe mu maso, hanyuma umusome ku kiganza, nurangiza ugishyire mu gituza cyawe ahagana aho umutima uterera. Nurangiza umubwire uti nzahora nkukunda iteka ryose n'umutima wanjye wose, ntitaye ku bukire nzaba mfite cyangwa se ku bukene nzaba mfite. Ariko biba byiza iyo ari umuhungu ubikoze. Ntari ngombwa ngo umukobwa abikore hanyuma gushyire mu gituza cye. Urabizi ko abagabo dufite igituza gitandukanye n'icy'abagore. Gerageza umusome ku kiganza, hanyuma ukuboko kwe kumaze guha bizu ugushyire mu gituza cyawe ahagana aho umutima uterera. Ibyo byongera urukundo. Twakomeje kuri 14, ariyo ya nyuma kuri iyi video nabateguriye. Ikirungo cy'urukundo cya 14 kiragira ngo jya umusaba kumuhamagara kenshi. Musabe akwemerere ko ugomba kujya umuhamagara kenshi ku munsi. Kuko biba byiza iyo uvugishije umukunzi wawe kenshi. Niba uzi yuko atari mu kazi, utarimo kumwicira akazi, uba ugomba kumuhamagara kenshi. Biba byiza. Kandi n'iyo waba uzi yuko afite akazi kenshi, cyangwa se mo kimwe wowe ufite akazi kenshi, igihe ubona akazi gasa n'akagabanutseho gatoya, gerageza wiherere ahantu hatuje hatari urusaku, hanyuma umuhamagare basi byibuze nk'iminota 2. Umubwire ibyo ushaka byose uko wiriwe, nyuma nusoza uze kumubwira uti ndagukunda. Ibi ngibi byubaka urukundo mu by'ukuri, ntabwo mbabeshya. Uzabikore gusa uzambwira. Nkaba nsoreje aha ngaha nkusaba ngo niba uri mushya kuri iyi channel, kanda subscribe, ufungure inzogera, ukande ijambo all, ugaruke inyuma ukande like, share, nyuma unyandikire comment. Murakoze nawe utaha.